Murakaza neza kuri YouTube channel yanjye. Ese ni kuki urubyiruko rusigaye rushukishwa akazi muri iyi minsi? Bimwe mu bisubizo murabisanga muri iki kiganiro. Binangora gusobanurira ukavuga umuntu atakosura kujyahe kwere ujyana abana bangana gutya bigafata imyaka 10 so kagenda amatemwanyaje nta kintu bimwe babivuze kutibuza kuba fantomatic gusa tugakomeza tukabeshya tukagira Insta life kintu cyo kushaka kujya muri vacances bikakumva ko nta kibazo nta kintu cyanera ahubwo wandi umunyeshuri nko kurwara singira ubusura sinzi utwo tuntu abari hanze bijya bibaho cyangwa bari mu gihugu n'abagira gutso wenda umuntu ikintu yatanga ni warning ni kuburira abantu ibyo mwavugaga ati ntugire ngo l'herbe est verte ailleurs ushobora kuza hano ugakubitika ukanicuza icyo n'u Rwanda none hakaza indi dilemme igiba razisika mufashe imwe yo kudashaka gusebera mu gihugu umuntu kumva yagenda iyo akakora ibintu Jesus Christ sinshaka kuminimiza ariko hari amafaranga okay kambaye example n'umunyeshuri umuntu ya abused on me yamaye akazi ngo njyana abantu muri vacances ku rupapuro was very simple gutwara imodoka ujyana abantu arangije amagano b'ibimuga kandi ngira namwe n'ubumuntu. The thing is, 1 week ufite umuntu w'ikimuga uterura ukoza ukagaburira I found myself with umudamu uri mental impaired afite ikibazo cyo mu mutwe ariko ari n'ikimuga agira règle abuze telefone mboro ko mgifatamo like nari nyiri umunyeshuri was a student life ariko icyo gihe nararaye nagati never again like ntago byari like ako kazi cyangwa ikintu umuntu washize mu mirimo atamaye training yabyo uzikona umudamu uri kuva amaraso utazi n'icyo ugomba gukora icyo telefone zarahendaga seriously like you're there in front of her bikimuga ni wowe uri responsible person and you're like what can I do? It was a good job like but it was one of the biggest testimony uhamya natanga ku giti cyane ndi guha abantu ibyanjye byambayeho personally ahantu wisanga ukavuga ati aya mafaranga umva bayahunda ariko like I will never it's not even showe gukora so ariko biraterwa naho nari mvuye mu Rwanda mfite akazi wenda cyangwa umuryango wakamfashije so ako ni za etape z'ubuzima umuntu acamo ako ibindi kubabwira byari ucyumweru tekeza rero umuntu ubikora imyaka 10 cyangwa ingahe ko nta bundi buryo afite and so on and so forth wenda kuri role mfite nk'umuyobozi wa diaspora ikintu nabwira abantu nuko fast bikunaniye taha kwanza nujya kuza mwabivuze gerageza ubaza amakuru nyayo ariko natwe ntituyatanga abantu muri diaspora so nubaza umwe babiri batatu nawe ugerageza unarebe ariko ibintu turi kuvuga razisika ko tuvuga nk'aho abantu bose bazi gusoma no kwanaliza amakuru n'abantu bangaye bazi kwanaliza minimum salary y'igihugu bamenye ngo muri Thailand barahembwa make bahembwa menshi ni bangaye bazi kureba ko iyo hotel ibaho ni bangaye bazi kureba ko umuntu wagutumiye identité so
turi no guteta hano mwumbabarire mbivuge bamwe muri twe dufite twize amashuri menshi cyangwa dufite n'abantu mu miryango bayize ako hari abantu ngiye mbona bari abantu uriya muntu bafatiye muri Myanmar atanga ubuhamya byaba ku bantu benshi muri famiye yanjye batize cyangwa bagendera kuri hope kizere akumva hanze niho hari l'herbe verte ailleurs sinzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda so ntibyoroshye gutanga ubuhamya umuntu ari hanze ariko nanone abantu iriya témoignage zitangiye kugaragara hari ibintu nyine by'ubucakara birahari twarabibonye muri Libya ejo bundi batangiriye gahunda u Rwanda ruzana impunzi babonye abirabura ukuntu bafatwa ejo bundi muri Liban Israel hatera abantu basize abakozi babo babirabura mu mazu babatwara mu passport was very tough nari mfite abantu bo muri Côte d'Ivoire bafite bene wabo iyo ngiyo ugasanga ariko umuntu ibindi kuvuga at the same time hari dilemma kuvuga ati uwo muntu wenda nubwo yari ababaye yagura ku kabanza wari mu kanya mwabuze akabanza cyangwa yafasha umuryango ukiga muri aya mafaranga ayo matindi ayo aburanye gasitati yose abona akaba ari nkaho yisacrifice ariko akayabona so biragoye kubwira umuntu ati ntubikore gusa mwabivuze byinshi umuntu ukubwira ati nyohereza passport yawe nta visa zitangwa muri ambasade ntago sinzi umuntu wabonye visa woheje passport icyo kintu ni amakosa wenda utwo tuntu twatuma umuntu amenya ko harimo kuba bari uburiganya utwo izo nama mwakura hano ariko ntiwabuze umuntu ushaka kugenda arazisa narabigerageje n'ubu turi kuvugana hari umuntu muri famille uri nko mu bwato ahantu ntazi someone a nephew I tried nando gupanga ibintu ngo ndebe ukuntu yajya muri university so you can't like ntiwabuze umuntu kugenda ubwo nyine ni gisigaye ndanasengesho so nashaka juste kuzana ibintu muri real life kuko ni byiza ko tuganira ariko biragoye kubwira umuntu wowe wicaye muri aya mahanga ko he can't even believe you reka ngubwire razise ikintu cya mbere cyamshokinze ni ukubona umuzungu asabiriza there you go ari wabo niyo wari kubimbwira ukabimbwira utukanira n'amafoto I could not believe it umuzungu utoza amenyo umuzungu urwanya amavunja utarica no kureba mu dentist ahubwo mu buzima bwe bwose my friend I couldn't believe it nicaye ku Nyamirambo never could I believe ko ari umuzungu naruta never so I had to come and see it myself sorry nibyo twakubwira ariko urabizi barara hanze you know niwa nibahajya no mu nzererezi no abajyana so that's true no nibyo thank you amfete nagahunda urakoze cyane nagahunda twebwe wenda buno icyo tuba tushaka nuko ngo twumvisha abantu ibishoboka ubutaha nahura n'umuntu utangiye kumubeshya utangiye kumuzanaho izo manyanga yibuke ko hari ikintu abantu baburiye ibi tuganire trust me we save so many people from different angles than you imagine hari akantu gato gashobora gusova umuntu ubutaha niyo agiye gufata decision akibuka harya uyu muntu ibintu arimo kumbwira ko nigeze kumva abantu ari kuvuga gutya na gutya ntushobora kubuza umuntu pe ariko hari ikintu gishobora kumusova diligence bitewe n'iki kwa gukangurira abantu n'ibiki ariko hari information ubaza mu bantu muri nkubwira abantu mfata buri munsi bamamagara bambwira ati sha umuntu agiye kumbonera visa arambwiye ngo muri Canada bameze gutya na gutya ati bimeze gute ngo ninohereze ibi nkababwira rero listen to me Canada ibintu no byaranahindutse
ubu noneho it is even worse than it was before. So nkambwira 1 2 3 depending on what the situation arimo n'ibiki simubwira ngo no don't do it, ndambwira wowe reba hana urebe ibi nibi nubona ibyo bitarimo kukubwira and then you go from it. Ariko nibyo bintu ari kukubwira bidahuye n'ibyo bintu nkubwiye naho ujya gukora research yawe, forget it. None hari nabo bahama nimero yo muri Canada bakuye ahantu ukabona iri muri Canada, njyewe hari nabo mpamagarira kuri ya nimero nasanga ya nimero dafite na answering machine, ni ya nimero atabaho n'amakoreje bababeshye, ni ya college aba yakoze ibintu byose ukabona ko byose biri perfect. Ariko hano tuba dufite uburyo ushobora kubona ishuri register ni registered rirahari cyangwa se ntirihari. Hari umugore bashubije 5 million kubera ko yambajije, bari bamaze kuya muri aba Nigeria i Kigali my friend, ngo bajye kuzana umwana we. Ndamuhamagarira ngira gute ibyo byose amanimero asanga atariho. Imana yagize aba Nigeria barakiri i Kigali, arabwira ati ngewe rero navuganye n'abantu muri Canada, ikigo ntakiriho, banagiye kureba ahantu mwababwiye address ntiexista, muransubiza amafaranga cyangwa ndabajyana muri RIB. The woman guess what, bamushubije 5 million bari bamaze kumurya baramusubiza. So information sometimes is very good, akantu kamwe gatoshwa gusova umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So niyo mpamvu cyangwa tuganire turi benshi hano rwose wese atanga ibitekerezo yumva afite azi, you never know who you will save. Reka dukomeze tuganire aba co-host tuvuge make ndamvuze menshi nk'ayabagombozi noneho duhe abandi ubwo kuvuga sorry ni Sniper ukurikira right, and then African boy, and then we are together niba ntibeshye, and then Rugwiro and Claudine. All right. Okay. Yes. Thank you. How are you? I'm good. How are you? Good. I'm good. Yeah. Ndavuga utuntu tubiri ntabwo ndi butinde nanjye, ariko akantu ka mbere ndi buhereho ni ukubabwira mwebwe co-host na Godfather, hari ibintu mwavuze njye numva tutari buhuze, kubwira abantu ngo ntibave mu gihugu ngo nibagume muri Afurika nangwa se bagume mu Rwanda nangwa bagume mu bihugu byabo, mu gihe namwe mumaze iminsi nangwa se imyaka mutasubiye iwanyu, kugira ngo mugaragaze ko hanze nta kintu kiriyo. Ngero nkumva iyo mvugo mu by'ukuri nta ikigikira kubera ko impamvu mwagumye wabwirwa n'iki ko bitatunaniye yanjye, wabwirwa n'iki ko bitatunaniye tunabyifuza tukabibura, ariko byabonaniye musubira iwanyu byatewe n'iki? Nuko byakunze kuba mutarasubiye, nuko byakunze. So rero mwumva ko iyo mvugo rimwe na rimwe tudakwiye kujya tuyikoresha cyane, kuko uburyo bumwe cyangwa uri tukinira abandi ku mubyimba, ahubwo twababwira tuti mushakisha amakuru yuzuye kandi mugerageze mubikorana ubwenge. Aho niho dushobora kubagira inama uko cyane kurusha uko twabwira ko batagomba kuza. Ikindi ukwiriye gukereya utuzi nkamwe mwagezeyo, muzi uburyo ibintu bimeze, kugira ngo bavandimwe banyu bakomeze babe mu gihugu, nuko mugomba gukereya utuzi, ahubwo mukabaha akazi bagakora bakaguma mu gihugu. Njye niko mbibona. Inama rero natanga viza ubushobozi dufite ngo nta no kudukinyagurira shi yanjye, none kandi mwaragumyeyo dukora ama industry bete gato tugenda twebwe tubuze ubushobozi ngo tufungure izo industry, noneho tunatahe tuhe n'abantu imirimo, ariko mwajya muri gucinyagura iburaya urahabura hanze. Ziska icyo ndi kuvuga kuba nka mumaze imyaka 10 mukaba mutarasubiye mu gihugu, nuko hari icyo mwabonye. Rero niba mushakagira ngo barumuna banyu babe mu gihugu kandi bakunda igihugu, gukunda igihugu ibyo biratandukanye, gukunda igihugu ushobora no gukunda uri hanze, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko niba mushakagira ngo abana bakorera igihugu, nimukore imirimo, mureme imirimo abana bakorera bagume mu gihugu. So icyo reka nkivaho ku bintu bijyanye na visa. Rero inama ndi bugira abantu bahura na scam kwa applying visa online, hari ibintu bibiri by'ingenzi mukwiriye kuba mufite. Nabonye Claudine yazamutse ndaza kwibabwira. Ubundi amaviza yose aho ava akagera akenshi batangira online. Ugomba kuba ufite account y'ikigo gitanga ayo maviza mu gihugu bitewe n'igihugu ushaka applyingamo. Account ifite ibintu bibiri by'ingenzi, igomba kuba ufite
account number nangwa se code wenda niko ndi bubyite ukagira na password yawe. Impamvu ibyo bintu bibiri ni ukugira ngo tracking visa waplayinze update zose niho ziba ziri, yaba ari rejected ukabimenya, haba hari document iri kubura ukabimenya ukayuploadinga, waba utayifite nabwo haba hari ubundi buryo mushobora gucatinga mukavugana. Ibyo ni ibintu bibiri, kuko icyo nabonye cyo nuko abantu batanga bascaminga nangwa se bavuga ko ibyo bintu babikora, ntabwo baguha account number kuri ushaka ku accessinga account yawe nangwa se amakuru y'iyo visa yawe ngo umenye ngo bimeze bite. So umuntu uzakubwira utyo rero uzamubwira uti mpereza account number, kubyo ushobora no kwiha n'umuvandimwe akashobora kwiverifya. Birumvikana ko twese tutize nangwa se ko tudafite amakuru, ariko nimba uzi ko ufite icyo kibazo cyo kwenda utarize nangwa se utarabonye ubumenyi bwinshi kuri icyo kintu, ushaka umuntu, yaba umuntu wo muri famiye nangwa se umuntu ushobora kwizera agukorera iyo verification arebe ko ibyo bintu urimo ari ibintu by'ukuri. So ikindi wenda cyanyuma ni uko utapfa kwa applyinga visa ujya mu Rwanda nangwa se muri Afurika, ni nk'uko utapfa kuyapplyinga uza muri ibi bihugu, kuko processes hafi ya yose ni imwe, ibisabwa bishobora kuba bitandukanye ariko processes ni imwe, ntawe ushobora kubicikira. Rero abantu babe careful, kujya hanze byo harimo opportunity nyinshi. Icyambere ni ukumenya icyo ushaka n'uburyo uzakibona n'uburyo uzakigeraho, naho ibindi byose bisaba kwitonda no kubaza amakuru abantu batandukanye banyuze muri izo nzira. Ndumva aricyo ushobora kubivugaho. Urakoze. uyu munsi twajya ariko tuzajyana nawe kujya ku investita none dutanga imirimo. Ndabona ariko tuvugana njyewe ndiyo ndi mu Masaka, ndimo ndahinga amasaka. urabeshya aho ngaho Masaka izo modoka zimuri pici niho zibitoka kure. Ndakubeshyera ko ndindiye ko imvura igwa ahubwo ikanyuramo nkareba ko ntabwo uragerayo ariko tuzagenda turi kumwe minsi imbere. ndabizi ko utaragerayo ndi kukureba reka Azisa wiga mbabarira nkamusubiza gato yankamukompleta. yagohe umva aba diaspora bararutanwa nk'uko mu gihugu abantu barutana. abantu bose bashobora no mu Rwanda abantu ntibangana. ntushobora gufata ikintu generalize ngo twese tujye guhanga imirimo cyangwa twese dukora ibi n'ibi. hari n'abarijisite barera abana, fine. Njye nta na metero karengera mu Rwanda, I'm fine. Ariko kuko dream yanjye yari ukuba hanze nk'umu expert, nabonaga abazungu baza mu Rwanda ngo naba expert, ndavuga ati nanjye nzaba hanze. Cyambere Chris, imvugo uri gukoresha ni imvugo y'abapolitisiye twakumvise. niyo wagira santimetero kare ntiwaza ngo ubivuge hano. turabizi. No, not true. It's true. Anyway, icyo nashaka kuvuga ni uko nitugeneralize ngo abantu bose bahanga imirimo. Hari igihe tuvuga ibintu njye nanga icyo kintu cyo ku diaspora ikagira ngo ni homogene, twese twarize, twese tugira amafaranga. Ntabwo diaspora twese tugira inzozi zimwe. Ushobora kuba utanyumvise njye navuze n'abantu babivuze, navuze Razisika na Godfather, ntabwo na generalije, nta generic term nakoresheje, navuze ababivuze. Iyo message personnel uzajya wohereza muri DM. No, why? Uwivuze hano reka maze nkubwire. Kandi mwabivugiye hano, namwe mwabivugiye hano ko mutagiye gusobanurira. Ntabwo turi gutwana, ntabwo tuje kurwana rwose, tujye tuganira nk'abantu bivuze. Turi kuganira. Ibitekerezo tuba duhana ni gutaha ama diaspora bose tugendane nk'uko Chris abivuze. Ntabwo bahuje s'il-te-plaît. Ntabwo abadiaspora ariko ari abakire bagomba kujya gukora imirimo. Ntabwo abadiaspora hari n'ababuze n'amatike basubiza iwabo, noneho tubyumvikaneho. Hari n'ababuze wenda badafite naho bari butahe bari buge. Icyo nacyo kimenye. Kubivuga kuba tubabwira turavuga ukuri reality. Yes, hari uzana akaba successful, hari n'uzana akarindagira, hari n'uzana akaba mayibobo, twarabibonye. Hari n'abandi rero ntuwazana ubwe ngo two kubwira abantu turababwira ibihari, ntabwo tubabwiye ngo no ntibihari. Ni choice yabo, ntabwo Razi, mushobora kuba mutumvishe uko nabivuze. Navuze nti ahubwo abantu ntibashishoza uburyo baza. Voilà, mu mutego wo kuza nangwa se gushaka ibyo byangombwa, bakagwa mu mutego wo kubura n'ibyo bari bafite. Thank you. Ntabwo navuze ngo abantu bapfe kurira indege nangwa se bapfe kujya online bahamagara abantu mfasha gutya. Hagomba kuba n'uburyo ibyo bintu ushakisha amakuru ngo umenye ko ibyo bintu koko ari ukuri. Ntabwo mvuze ngo abantu ngo niba
waya no kubabwira realite reka noneho ngo exam nibyo ndakumva rwose njye hari umugore ufite ama business ye rwose yimereye neza ameze neza tukajya tumubwira turahaza ujya hehe kumeze neza ko hano yari n'umuntu w'umumama rwose wari umeze afite n'abashoferi tukajya tumubwira rwose hano ntabwo urwatsi ruri green nk'uko ubitekereza kwa kundi abantu baba bavuze paradise hano yarageze aho aranga pe arinsista araza guess what araza ikintu cyamugoye dabo yabonye ngo atinze ko Chris yabivuze kujya gusura abantu bitabye Imana it was a problem arangije yiro truva ari gucuruza amandazi uzi guteka amandazi gucuruza amandazi wari boss tuko hari abantu bava muri Afrika just kumva ko bashaka kuvayo ukibaza impamvu bikakubwira what the heck uyu muntu yajyaga he kweli ko umuntu yabaye mubiri kego turambwira wese akadesida it's up to them wese situation z'umuntu ziratandukanye n'impamvu zituma umuntu agenda ziratandukanye n'impamvu zituma akiri muri diaspora kiriyo n'izituma abasubira mu bakinvestisa nabo ziratandukanye diaspora harimo different levels kabisa ariko n'ibyatuma tutagira inama nyine uzaze afite gahunda zimugenza kandi zisobanutse okay reka duha abandi ijambo banza fly high African boy ukurikira right brother African boy ijambo ni ryawe yes master boy murakoze sister Aziska muranyumva ni clear kabisa turakumva cyane murakoze cyane ndabashimiye no kuri topic nziza mwateguye co-host Fly High na co-host wundi wagiye ndashimira n'abanyacyubahiro mwese muteraniye hano ubundi abanzi barabizi ndi umunyamashyengo nkunda gushyenga kuko niko nakuze niko narezwe ariko buriya hari ibintu bimwe biba bitari ngombwa ko abantu babishyengamo hari ibintu biri mu ndimi z'amahanga babyita ngo real life so this is a real life ari nayo mpamvu no kubivugaho tugomba gukoresha real facts reka wenda ngewe nsubire kuri topic ko numvisha abantu bagiye bayitandukiraho kubera icyo urubyiruko rushukishwa akazi rukajyanwa gucuruzwa aha icya mbere ni ukumenya ko nk'abanyarwanda baravuga burya ngo ntawanga heza arahabura icyo ni kimwe ikindi buriya umuntu iyo ari desperate cyangwa iyo yihebye nta kintu na kimwe kindi wamubwira ko kibi kiri buze kumubaho kuruta kwiheba ibi rero ndabivugira iki ndabivugira ko iwacu cyangwa muri Afurika muri rusange hari umwana akajya mu ishuri kubera ko kera twamye tubwirwa ko uyu muntu niyiga cyangwa niwiga uzagira icyuba cyo ababyeyi bakihiringa bakagurisha isambu bakagurisha inka ukajya mu ishuri ariko warangiza ukamara imyaka 15 utarabona akazi na ya nkweto umushuti yaguhaye igatangira kuguhengamiraho iki gihe biba bitangiye kuba ikibazo ariko ikibazo ntabwo ari ahangaha gusa gihereye ahubwo ikibazo gihereye muri kwa kundi ko twagiye kwiga cyangwa tujya kwiga twumva ko tuzabona akazi duhawe na leta ariko dutekereze abanyarwanda turi miliyoni 14 leta ikeneye abakozi bangahe urajya kwiga kugira ngo uzahabwe akazi na leta uzaba ugeze ku ruhe rwego icyo ni icyambere icya kabiri mu gifaransa gikeya nzi baravuga ngo il n'y a pas de sous-travaux mais il y a des sous-payés bishaka kuvuga ngo nta kazi kabi kabaho ahubwo habaho abantu bahembwa nabi ibi bivuze ngo iki rero iwacu ikintu cya mbere kihaba n'abantu gusuzugura akazi ukareba ugasanga umuntu yarize ngewe reka nitangaho urugero ngeze kubwira umugore wanjye amubwira ni ubuzima buhindutse ninafatishije nkajya kuba umumotari arambwira ngo ye ndamubwira cyane ahangaha se moto urayizi ndavuga cyane rwose abantu benshi bazi ko nzi moto ndamubwira najya kuba umumotari araseka like akazi nakoraga n'ubumotari nta hantu bihuriye mu by'ukuri ntabwo nabivugaga ndi gushyenga I was serious kubera ko ubuzima ntabwo ari tambarara ntabwo ari umurongo ugororotse
ngo tuzagenda gusa tubona ibyiza cyangwa ibyo twiteza aba ari byo tubona, hari igihe byanga, murabizi. So impamvu rero bamwe mu rubyiruko rushikishwa akazi nuko baba bari desperate, bumva ko aho hantu handi babonye akazi cyangwa bahawe amahirwe bashobora kujya kuhabonera ubuzima. Ahubwo igikwiriye kumenya cyangwa icyabuze mwagiye mubikomozaho ni mu gihe ibi bibaye hari umuntu wakwemereye akazi, wabyifatamo ute, byagenda bite? Cyambere ndagira ngo mbwire abantu bateraniye hano, umuntu uzaba mwemerera akazi mu bihugu bya Aziya, muzabanze mu bitekerezeho kabiri. Ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite, inzara iyo ari yo yose yaba yakuriye, uzazirikane ko akamuga karuta agaturo. Sindi bugisubiremo, sindi bunayisobanure kuko ndakeka ko mwese mukizi. Kubera iki rero mu bihugu bya Aziya nta burenganzira bwa kiremwa muntu bwubahirizwa akenshi mu bihugu byinshi? Ndatanga urugero rumwe iwacu, uretse biriya twabonye by'abana bagiye muri Myanmar. Ikindi ari reference yatanzwe y'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri, abatazi video bajya kuyireba. Ibi bintu bya human trafficking birahari, ariko ngewe reka mbahe nimero bambesori urugero wenda mushobora kuba mwarabonye rw'umwana cyangwa umudamu wo muri Kenya, w'i Buganda, wagiye gukora yemerewe akazi ahantu mu bihugu by'Abarabu, ariko yagarutse agenda mu igare, agaruka yarabaye ikimuga. Asobanura ibintu byavuga ko yashidutse bamuvanyemo impyiko. Murabizi abantu bagira uburwayi butandukanye, muri criterias zo gutanga akazi murabizi hari aho bagusaba kujya kubanza gufatisha ibizami, ntabwo ubuze impamvu. Inama rero ya mbere najya nuko aho hari hose waba wemerewe akazi muri ibyo bihugu, amahirwe dufite igihugu cyiza gifite ubuyobozi bwiza. U Rwanda rufite ambasade mu bihugu hafi ya byose byo ku isi. Wowe banza nimba utabashije gukora recherche, wenda ko abantu ntago twese twize ngo umenye cyangwa ugire umuntu waguha amakuru, ntago wabura contact za ambasade y'u Rwanda. Nunanazibura ahantu ariho hose, uzajye kuri Minafet, ushobora wenda kuturuka mu ntara ntiwabura umuntu wabaza w'i Kigali akakugirayo. Ubaye ukiri w'i Kigali we udafite n'itike wagenda n'amaguru, ibyo birashoboka. Ikindi cya kabiri, Sniper yabikomojeho ko wenda babivuze nabo ntibabisobanura neza, Razisika na Godfather. Nanjye ibintu byo kubwira abantu ngo ntibaze ko hanze ntabwo byemera. Kubera iki? Buriya na Chris Menya yabivuzeho, umbwira ngo sinzaze hanze kandi wowe uhari utarataha, ariko ukambwira ko ari habi, icyambere nzabona ko ushobora kuba uri kumbeshya, icya kabiri ndabona ko ushobora kuba hari ibyo uri kumpisha. Ibyo rero nzavuga n'uyu muntu ashobora kuba atari inyangamugayo. Hanze ubwo ndi kuvuga muri nubwo ni Burundi ari hanze kuko ni hanze y'u Rwanda, ariko ubwo ndi kuvuga muri western countries, i Burayi, muri Amerika, muri Canada, n'aho ngaho nibyo bihugu abantu benshi wenda bakunda kwita hanze. Aha birashoboka ko wahaza na opportunity nuyibona, ngewe nakubwira ngo uzayifatisha amaboko abiri, ariko nuyifatisha amaboko abiri uzanatekereze kabiri. Icyambere babivuzeho sindi bubisubiremo, hari procedure yo kwaka ibyangombwa. Twagize amahirwe tugira umugisha, dufite umunyamategeko ubizi kandi ubisobanukiwe kandi w'imfura witwa Claudine. Aha wenda araza kuza kubisobanura nafata ijambo. Hari procedure, icyo ni icyambere ugomba kureba ukabanza ukitegura, kuko buriya mu bintu byose ikintu kigorana mu buzima ni ikintu kikubayeho utakiteguye. Bakakubwira ati wenda nuza muri Amerika hari igihe uzamara n'imyaka 10 nta byangombwa ufite. Iyo myaka 10 ukabura tayari kuyihanganira, ukavuga uti ntacyo. Ibyo bavugaga n'upfusha umubyeyi, ubwo nyine uzihangana, uzarumagihwa, kubera ko murabizi nawe ukeza abami babiri, ariko ugomba kuza wabyiteguye. Icyo cyari kimwe. Ariko nidukomura icyo dukome n'ingasire ba diaspora bavandimwe,
ndabinginze nimutubabarire mureke kutubeshya abantu twibereye iwacu mutubabarire nimba mudashoboye kuduha amakuru y'ukuri nimwicecekere ariko kuza kutubwira ko ibintu byose ari iroza mukagenda mukifotoreza ahantu hose mukirirwa mudukanga mushyiraho amaposti twababaza n'amakuru ntimutubwize ukuri ngo mutubwire ko ubuzima bushoboye excuse me ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukurikira iki kiganiro ntimwibagirwe gukanda subscribe like na share murakoze cyane